kubabara nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina akenshi yerekana ubumwe hagati y'igitsina gabo n'igitsina gore, ikaba igihe cyo kwishima iyo bombi babyimeranyijeho. Iyi niyo mpamvu mu mico itandukanye abashakanye bemererwa kugikora kuko bifatwa nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubumwe bw'umuryango. Ubusanzwe biba byiza iyo urwo rukundo rukomejwe n'ibyishimo, ariko kuri bamwe siko bigenda kuko hari abahura n'ikibazo cyo kuribwa mu nda nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina bishobora kuba ibintu bidafite icyo bitwaye, cyangwa se bikaba uburwayi bw'imyanya ndangagitsina ku mukobwa. Akenshi iyo bikabije bisaba kwihutira kujya kwa muganga, kuko iyo utinze ushobora gukurizamo uburwayi butandukanye. Tubibutse ko kwirinda biruta kwivuza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko hagati y'8 na 22% by'abagore bagira ikibazo cyo kuribwa mu gihe cyangwa nyuma y'imibonano mpuzabitsina. Ubu bushakashatsi bwagaragaje ko uku kuribwa bishobora guterwa n'ikibazo kivuye ku mubiri, kivuye mu mutwe, cyangwa kivuye muri byombi, yaba mu mubiri cyangwa mu mutwe. Reka dusobanukirwe zimwe mu mpamvu zitera ubwo buribwe, uko bumera ndetse n'uko wabyitwaramo mu gihe bikubayeho. Reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibitekerezo byawe ku mibonano mpuzabitsina. Ubusanzwe hari abo usanga bavuga ko baribwa mu gifu nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, kandi bagatanga ubuhamya ko bibabaho buri gihe. Niba mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina wumva ufite ubwoba, ufite umubabaro cyangwa utameze neza, bishobora kukuviramo kuribwa mu nda nyuma yayo. Icyo wakora kugira ngo wirinde uku kuribwa, bizagusaba gusa gukora imibonano mpuzabitsina igihe wabitekerejeho neza kandi witeguye. Waba utameze neza ukaba ubyihoreye. Reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse no kurangiza k'umugore. Nubwo bitamenyerewe na benshi, igitsina gore kigira ibyitwa orgasms, cyangwa iherezo ry'imibonano tugenekereje mu Kinyarwanda. Ibi nabyo bishobora kumera nko kuribwa mu nda, ariko ntacyo bitwaye kuko birarangira. Reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse no kuba igitsina gabo cyageze kure. Nk'uko bamwe babitangamo ubuhamya, bavuga ko hari igihe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina igitsina cy'umugabo kigera kure mu bwambure bw'umugore. Icyo gihe iyo ubwambure bw'umugabo bugeze kure imbere mu mugore, gishobora kuba cyakora ku nkondo y'umura cyangwa kigahungabanya ibindi bituma uribwa mu nzira kinyuramo. Iyo byagenze gutyo bituma abenshi nyuma y'imibonano mpuzabitsina bagira n'ibindi bimenyetso nk'iseseme, impiswi cyangwa impatwe, bikaba byanamara iminsi 2. Ibi akenshi biterwa na pozisiyo iyo mibonano mpuzabitsina yakorewemo, kuko hari izituma igitsina cy'umugabo akinjira kurenza ibisanzwe mu gitsina cy'umugore. Icyo wakora mu gihe iyo ariyo mpamvu yaguteye kuribwa, nuko wowe n'umufasha wawe mwakwiga uburyo butababaza nyuma yaho, kuko buhari kandi ari bwinshi. Reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'indwara ya endometriosis. Iyo umuntu ari mu mihango, hari uduce twa nyababyeyi tuvamo tugahinduka amaraso asohoka muri icyo gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Iyi ndwara ya endometriosis ibaho igihe uduce twa nyababyeyi tuvuyemo tukajya mu bindi bice by'umubiri, by'umwihariko mu dusabo tw'intanga. Iyo ufite iyi ndwara nta kabuza uraribwa cyane, haba mu gihe cy'imihango isanzwe, yewe ndetse na nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina.
ikintu cyo kwitondera ni uko iyi ndwara ishobora gutera ubugumba ku mugore ndetse n'ibindi bibazo ku buzima bw'imyororokere. icyo wakora niba ibi bihe byombi yaba imihango cyangwa uri mu mibonano mpuzabitsina bikurya cyane, wakwegera ivuriro rikwegereye ukavurwa iyi ndwara hakiri kare. reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'indwara zifata mu nda yo hasi. ubusanzwe izo ndwara ziterwa n'udukoko twitwa karamidiya, zishobora guhera mu bwambure bw'umugore zikazamuka zikagera mu mura n'udushami twawo ku buryo tugana mu dusabo ubundi bikabyimba. gusa izi ndwara ntizikunda kugira ibimenyetso byinshi bigaragara, ariko nazo zitera ubugumba n'ibindi bibazo mu buzima bw'imyororokere. niba uribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ariko ntibyikize nyuma y'amasaha 2, ukwiye kwihutira kugana kwa muganga bakamenya uko bagufasha. reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibibyimba. mu buzima bw'imyororokere y'abari n'abategarugori hari ibibyimba byo mu mura bikunze kuboneka, by'umwihariko bikunze kubaho ku batinze kubyara. ubusanzwe ibi bibyimba ntacyo bitwaye, ariko bishobora gutuma uribwa cyangwa ukava amaraso nyuma y'imibonano mpuzabitsina, bityo niba ibi bikubayeho uba ugomba gusura muganga akakubwira uko byavurwa. reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibibyimba by'udusabo. ibibyimba by'udusabo ubusanzwe byitwa ovarian cyst mu rurimi rw'icyongereza. by'umwihariko ibi ni bimwe mu bituma abagore benshi baribwa nyuma y'imibonano mpuzabitsina kandi bakaribwa cyane. mu busanzwe umugore ubirwaye ntababara, ariko hari igihe bikurya cyane bikamara n'igihe. gusa ibi bibyimba si kanseri, ariko usabwa nabyo kubyivuza. reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'udukoko. infection cyangwa se ugenekereje mu kinyarwanda twabyita udukoko two mu myanya ndangagitsina. utu dukoko duterwa na bagiteri, tugaterwa n'ibihumyo bizwi nka fungi, cyangwa se tugaterwa n'amavirusi nka HPV, human papilloma virus. ibindi bimenyetso by'utu dukoko ni ukugira umuriro ndetse no kuzana uruzi mu bwambure ruba rusa n'umweru cyangwa se rusa n'amashyira. iyo ubonye ibi byose wihutira kugana kwa muganga bakabanza kumenya ubwoko bwa mikorobe ufite mu bwambure, bakabona kuguha imiti iri bugufashe. reka turebe isano yo kuribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'ikibazo mu nzira y'inkari. indwara yose yo mu nzira y'inkari itera kubabara nyuma y'imibonano mpuzabitsina. aha twavuga indwara z'uruhago, indwara z'impyiko ndetse n'inzira yose. bitewe n'uko hakorerwa imibonano mpuzabitsina haturanye n'inzira y'inkari, birumvikana ko nabyo byongera uburibwe mu gihe na nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. niba ufite iki kibazo, nyabuneka gana kwa muganga agufashe, kuko hari n'igihe aba ari indwara itari kumenyekana vuba kandi ishobora kwangiza byinshi. reka turebe isano y'uburibwe nyuma y'imibonano mpuzabitsina ndetse n'ibindi bibazo. muri iki gice aha twavuga nk'abantu bagira ikibazo ku masohoro, ibizwi nka allergie. nabo bararibwa cyane aho amasohoro yabakora hose, kuko umubiri wabo udakorana nayo. ku rundi ruhande, iyo twite nabwo ushobora gukora imibonano mpuzabitsina ukaribwa mu nda, by'umwihariko iyo wigeze kubagwa cyangwa warongerewe mu gihe cyo kubyara. uretse ibi hari n'ibindi byinshi bitandukanye bitera kuribwa mu nda nyuma yo kubonana n'umugabo, bityo zirikana kwiyitaho wirinda mbere yo kwivuza. reka turebe icyo wakora mu gihe uribwa mu nda nyuma y'imibonano mpuzabitsina.
kuribwa gake mu nda bibaho kandi n'ibisanzwe bitewe n'impamvu twagarutseho nka pozisiyo z'imibonano mpuzabitsina. iyo uribwa cyane cyangwa bikamara igihe kinini bitaracogora bikikurya, ujya wihutira kwivuza, wasanga ari indwara ikomeye ukaba ugize amahirwe yo kuyibona hakiri kare ngo igutere izindi ngaruka. Zirikana ko mbere na nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ari byiza kandi ukwiye kunyara kuko ari ingenzi. Impamvu nuko bizatuma uruhago rusigaramo ubusa, nuko bikurinde ko udukoko twinjiramo, binakongerera amahirwe yo kutagira uburibwe nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira ubuzima, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka kandi subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Dusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane. Ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo yose, nyaboneka twandikire muri comments turagusubiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ukore share, ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.